N'amakuru yacu tugiye komereza mu gihugu cy'u Rwanda Kicukiro, aho umugabo ukora akazi ko gutwara abantu ku igare yishe umugore we mu buryo bubabaje umubiri. Ubwo bivuze ngo yamuteraguye ibyuma mu mutima, mu mugongo, amaguru ndetse no mu gitsina cyiwe. Ni amakuru ateye ubwoba ndetse ababaje yumvikanye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, umudugudu wa Kavejuru, mu kagari ka Gitaraga. Haravugwa inkuru y'umugabo wishe umugore wamuteye icyuma mu ijosi, ku mutima, mu mugongo, mu mabere ndetse no mu nda, nibagiwe no ku gitsina. Namakuru ngiye kugezaho kuri Kidasamura Movie. Nimba bwa mbere ugeze ko n'umuyoboro kandi kuri buto yanditseho subscribe kandi kunzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugutegura kandi tunakugezaho amasaha 28 kuri 28 mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 5 Ukamena 2025 nibwo hasanzwe umurambo w'umugore uri mu kigero cy'imyaka 28 bikekwa ko yishwe n'umugabo we amuteye icyuma mu ijosi no ku mutima. Bamwe mu baturage batuye muri kariya gace kiciwe mu nyakwigendera witwa Nyirandukubwimana Devota batangarije igitangazamakuru bavuze ko batunguwe no gusanga yishwe n'umugabo witwa Manirareba w'imyaka 27 wari usanzwe akora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku igare, umunyonzi, kubera ko nta makimbirane azwi bari basanzwe bafitanye. Ku itariki 27 ku mugabo w'imyaka 27 wahise wari usanzwe gukora akazi munyihanganire, batungwa no gusanga yishwe n'umugabo w'imyaka 27 wari usanzwe gukora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku igare. Ubwo nyine n'umunyonzi, kubera ko nta makimbirane azwi basanzwe bafitanye, dore ko umugoroba wabanjirije umunsi yiciweho bagaragaye bari kumwe bajyanye guhaha ibyo guteka. Bati twatunguwe cyane no gusanga uyu mubyeyi yishwe n'umugabo bari bamaranye hafi amezi 2 babana nta makimbirane bari basanganywe bafitanye, kuko ejo ku mugoroba bari bari kumwe ku isantere bahaha ibyo guteka. Twagiye kureba uyu mudamu iwe, noneho dukomanze ntihagira ukingura, tubona gutabaza umuyobozi. Bahageze turabakinguye turakingura, gusa kubwo ibyago dusanga yishwe ateraguye ibyuma mu ijosi no ku mutima. Kuri iki kibazo inkuru ku mashusho arambuye nibyo ngiye kukugezaho. Abaturanyi ba nyakwigendera bakomeje batangaza ko uyu mugabo babanye nk'umwinjira, kuko abana babiri b'uyu mugore bo batigeze babyarana, ahubwo bari ku wundi mugabo, gusa bagakeka ko urupfu rwaturutse ku buharike bwari busanzwe bwahiswaga ko bagenzi ba Maniragaba bahoraga bamubwira ko atazigera abasha uwo bashakanye kuko asanganywe abandi bagabo. Ikindi aba baturage bagarutse nk'uko Maniragaba yari yaherutse kugurisha ikibanza yaguze i Rwamagana miliyoni 1, hanyuma amafaranga amwe agahita ayohereza iwabo w'umugore bitewe n'uko hanungwanungwaga inzara. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gitaraga Nkundimana Sostini yahise akoranya inama igitaraganya, maze asaba abaturage gutangira amakuru ku gihe ku bantu babonye amakimbirane cyangwa se. Nkundimana Sostini yahise akoranya inama yateranyaga, amaze asaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe ku bantu babonye bwa mbere n'abinjiye mu mudugudu, ndetse anasaba ko abazi Maniragaba uzwi nka kapiteni wahise awurirwa irengero batanga amakuru ye kugira ngo akurikiranwe afatwe. Yagize ati ikintu cyitwa gutabarana, gutanga amakuru, gutangaza abashyitsi baraye iwacu birakwiye ku muntu wese watanga amakuru. Abaturage mwese murasabwa kujya mutangira amakuru ku gihe ku bantu mubonye bwa mbere binjiye mu mudugudu bwa mbere, mukabimenyesha umuyobozi w'umudugudu, kuko bituma mwese mubona muziranye ndetse bikoherera ubuyobozi kumenya amakuru y'uwo ari we wese. Ikindi murasabwa gutanga amakuru ku bazi uyu mugabo kugira ngo akurikiranwe. Nkomeresha amakuru rero, uyu munyonzi we yahise aburirwa irengero, ubu ngubu acyari gushakishwa n'inzego z'umutekano kugira ngo afatwe atabwe muri yombi, ajye kuryozwa icyaha cyo kwica uyu mubyeyi yakoze akagikorana ubugome bw'indengakamere. Ubuyobozi butangaza ko iperereza rigikomeje kandi agomba kumenyekana icyihishe inyuma y'ibi ngibi byose kugira ngo uwabikoze abiryozwe.
ndetse anabihanirwe by'intangarugero. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima. Wowe twabanye kuri Kidasamura Movie, kanda subscribe kandi ukunzogera ubundi bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu tuba dukomeje kugutegura kandi tunakugezaho amasaha 24 kuri 24.